umuhanzi The Ben amaze gushya, atsinzwe urubanza, telefone ye ya miliyoni 5 nk'uko bavugaga ubu ikaba iragiye burundu. Exdira waramutse ute, umeze ute? Umeze neza? Nashimwe Uwiteka kabisa. Ewana, felicitation wana. Santeni sana. Ewana, uri kwiyumva gute Dila? Ndiyumva neza, ndi gushimira Imana kabisa, nta mahoro masa. Nta mahoro masa. nta bwoba wari ufite uyu munsi bw'uko bashobora kugusubiza imageragere mbere yuko ariko uru rubanza rurangira? Mu minsi yashize hari amashusho yawe yagiye hanze uri kumwe na The Ben ubwo yari ari mu birori byo gusinya amasezerano mashya. Mu by'ukuri mwaburanaga kandi muri munaciringa? Kontrari yagiye gusinya muri Serena, ni video barawe turasubiza. Yego, none murahura mugaciringa kandi mwari mufitanye urubanza umusa? Nese ko showbiz yatimeze umuntu arenzaho nyine. Biba byari ukurenzaho. Arimo nambesha kazakura mikirega ariko ntiyabikoze. Nitwa Iva Eritien nk'uko bisanzwe. Inkuru nkuzaniye ni imwe mu nkuru ziri gutrendinga zigezweho muri aka kanya. Nk'uko uri kwibona nyine ni trending news, amakuru abagezweho, inkuru igezweho aka kanya nta minota mikeya ishize rwose. N'umuhanzi The Ben arahiye. Umuhanzi The Ben amaze gushya. Nimvuga gushya ariko ntimwumve gushya byo kugurumana n'umuriro, ni za slang nyine nk'uko bigezweho mu mvugo z'abasore cyangwa urubyiruko rw'iki gihe. Umuhanzi The Ben amaze gushya, atsinzwe urubanza, telefone ye ya miliyoni 5 nk'uko bavugaga ubu ikaba iragiye burundu. Kuri uyu wa gatatu nibwo hasomwe urubanza umuhanzi The Ben yaregagamo umusore witwa Ndagijimana Eric cyangwa Exdira. Uyu nguyu azwi cyane nka Exdira, niko ka AKA. Rero uyu munsi nibwo uru rubanza rwashyizweho akadomo mu minota mike yishize rwose ku rukiko rwa hariya i Nyarugenge. Nibwo uru rubanza rumaze gusomwa, rwanzurwa abacamanza cyangwa inteko yanzura ko Eric cyangwa Exdira abaye umwere, agizwe umwere kuri iki cyaha yarakurikiranyweho cyo kwiba telefone y'umuhanzi The Ben. Ibi ngibi ni imwe mu nkuru zagarutsweho cyane mu bitangazamakuru byaba hano mu Rwanda ndetse no mu karere. Ubwo ndavuga cyane i Burundi kuko niho iyi saga yabereye. Murabyibuka ko mu mpera z'umwaka ushize w'ibihumbi 2023 aribwo The Ben yakoreye igitaramo hariya mu mujyi wa Bujumbura, ari naho haturutse iyi saga yo kuvuga ko yibwe telefone. Yari telefone yo mu bwoko bwa iPhone. Nyuma byaje gutangazwa ko ifite agaciro ka miliyoni 5. Yari yihagazeho telefone ya miliyoni 5, ni atari. Yes, ubwo abatunze za iPhone cyangwa abamenyereye ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ubwo mwaza kutubwira ubwoko bwa telefone ishobora kuba yagura ayo mafaranga, kuko njye mperuka amakuru nuko iPhone yari igezweho iPhone igezweho si 14 mperuka iri mu bihumbi 2,500 by'idolari gutyo. Yes, ubwo 2,500 by'idolari dushyize mu manyarwanda ni nka miliyoni 3 zirengaho utuntu dukeya, cyangwa ako ziruzura ibyo byose kubera ko ibihumbi 2 ni miliyoni 2,600. Ubwo washyiraho icyo gice nacyo 500,000, ubwo biri muri magana ni miliyoni 3 cyangwa ziburaho utuntu dukeya gutyo. Niyo telefone igezweho kuri iPhone, kandi ndatekereza ko iPhone ariyo telefone ihenze kurusha izindi zose. None ya The Ben yo yabarirwaga agaciro ka miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko birangiye umuhungu ahomyeho. Ntagakira umuhungu, nari nteyibuye ku karere. Nari nteyibuye karere yabaye umuntu w'umugabo Mugisha Benjamin.
ntago arerekana akabebe ariko nyine wenda twaba turetse kumwita papa ariko akitwa umugabo. Aha mbabari ibyo tuzabigarukaho ubutaha ahubwo ahubwo reka tuhite twivugishiriza uyu ex Dira. Ntabwo byadukundiye ko tugera ku rukiko kuko na cyane ko murabizi ko kugira ngo ujye gukavaringa ku rukiko bigusaba kuba waranditse ibaruwa usaba uburenganzira ubimenyesha. Ibyo rero ntabwo byashoboye kudukundira bitewe n'uko amakuru y'uko urubanza ruri buze gusomwa twayamenye ku mugoroba, ariko ku murongo kuri telefone turaza kwakira. Reka tuvugishe ex Dira. Reka tuvugishe uyu ex Dira atubwire uko byagenze, dore ko ari kuyivugiraho, numva ari kuyivugiraho uko yakiriye imikirize ye. Ariko of course umuntu wafunzwe akajya n'imageragere, byari byo byose ubwoba ntibwabura, ariko nanone icyizere nacyo nticyabura. ex Dira aracyari kuyivugiraho. Birumvikana, urumva iyo umuntu yagizwe umwere aba ari kwakira amatelefone, congratulation menshi n'iki. Ubwo turaza kongera mu kanya n'ibidukundira ntacyo turamuvugisha atubwire uko yiyumva n'uko urubanza rwagenze. Hanyuma rero hagati aho twababwiraga ko iki kibazo cyatangiriye i Burundi mu mujyi wa Bujumbura, aho Ben yari agiye gukorera igitaramo ku itariki ya mbere Ukwakira mu mpera z'umwaka ushize. Nyuma y'icyo gitaramo rero nibwo haje kwaduka inkuru y'uko telefone ya Ben yibwe. Telefone imaze kwibwa bayishinja uyu mutipe ari we ex Dira. Ku murongo wa telefone ndabona ku murongo wa telefone Dira tumubonye. Ex Dira, waramutse ute? Umeze ute? Umeze neza? Ndashima Uwiteka kabisa. Ewana, felicitation wana. Asante sana. Ewana, uri kwiyumva gute Dira? Ndiyumva neza, ndi gushimira Imana kabisa, nta mahoro masa. Nta mahoro masa. Nta bwoba wari ufite uyu munsi bw'uko bashobora kugusubiza imageragere? Ubwoba ntabwo, kuko nari nizeye ko ubutabera bwacu butajya bubera nyine, kandi noneho n'ibyo bavugaga nzi ibimenyetso ntabwo byari bihashyize, narabibonaga. Ubundi Dira, ubona wowe byaraturutse kuki cyangwa byatewe n'iki kugira ngo bagushinje kwiba iyi telefone, mu gihe The Ben mu by'ukuri hari i Burundi yari afite ababonsa bashinzwe umutekano we, yari ari kumwe n'umufasha we? Ubona byaraturutse kuki ko byari bigoye byibuze no kumwegera cyangwa kumugeraho? Byaturutse kuki kugira ngo abe ari wowe bagerekaho iki cyaha? Ikintu uko mbona harabayeho akagambane, simbizi neza, ariko ntabwo namenya ngo byaturutse ku ijana. Gusa icyo mpamya cyo ni uko gusa ababipanze hari harimo ibintu bimeze nk'akagambane, kuko nta bimenyetso bizima byari bihari. Sinumva na kintu bashingiragaho banyika. None birangiye ko kubaye umwere 100% nk'ifu y'igitaramo. Hanyuma mbere yuko ariko uru rubanza rurangira, mu minsi yashize hari amashusho yawe yagiye hanze uri kumwe na The Ben ubwo yari ari mu birori byo gusinya amasezerano mashya. Mu by'ukuri mwaburanaga kandi muri munaciringa? Ntabwo numvise neza, wasubiramo ikibazo. Nari nkubajije mbere yuko basoma uru rubanza, hari ifoto yawe yagaragaye uri kumwe na The Ben, sinzi ahantu hari habaye ibirori, uramusuhuza, bigaragara ko muzi. Yari yagiye gusinya muri Serena, ni video twarawe turasuhuza. Yego, none murahura mugaciringa kandi mwari mufitanye urubanza umusa? Nese ko showbiz yatimeze umuntu arenzaho nyine. Biriya byari ukurenzaho. Arimo nambesha ko azakuramo ikirego, ariko ntiyabikoze. Nari tayari kubura. Yari yakwijeje ko azakuraho ikirego.
yambwiye ngo azagikuramo ariko arambeshya nyine. Hanyuma niwe mwaburanaga cyangwa hazaga abari bamuhagarariye? Ku kirego handitseho ko ari we twaburanaga nyine. Hanyuma ni ubuhe butumwa waha yaba abahanzi cyangwa abakorana na The Ben baba bamuri hafi buri munsi, ndetse n'abanyamakuru cyangwa n'abandi bantu baba kuri iyi mihanda muri rusange, ni ubuhe butumwa wabagenera? Ubutumwa nabagenera ntago ari ubundi, ni ukubabwira ko bakwiye kwirinda kujya bagirana kugambanirana cyangwa amashyari, ndetse no gusenyera umugozi umwe, ko dukeneye kugera kure kandi tuzahagera ariko dushyize hamwe. Kuba rero wasebye ndi kugira ngo we wake, ntabwo ntekereza ko ari igitekerezo cyiza. Rero nagira ngo mbakonseye ko twagakwiye gukorera hamwe no kwirinda nyine ibintu bimeze nko kugambanirana. Kuri The Ben by'umwihariko numva nakamubwiye ngo azansaba imbabazi kuko yarankoshereje, yapfungishije ibintu mu bintu by'amaherere. Nabo umugabo azasaba imbabazi mu butumwa bumwongerezeho. Azagusaba imbabazi nabo umuntu w'umugabo zapfuka amaso asaba imbabazi nzamubabarira. None se Musa, ubundi akantu ka nyuma dusorezaho, buriya telefone buriya mu by'ukuri yaribwe cyangwa hari ukundi kuntu byaba yararengewe, ntiwamenya ahantu yarengeye, byagenze gute ubundi? Ntacyo mbiziho, kuba ishobora kuba yaribwe cyangwa ikaba ataribwe, byose birashoboka. Yaranibwe ariko ntekereza ko itari bubure. Numva ko iyo yaba yaribwe yari kuboneka, kuko iPhone igira ubwirinzi, irabigiramo GPS, biroroshye kuba wayibona. Rero ko bitarabonetse, ntekereza ko ubwo nyine natekereje byinshi tu, cyane ko hari n'abatanga buhamya bari bafite babesha bahimba ubuhamya. Umutanga buhamya wabeshye ngo natumwe ngo natwaci gahere ngo 2 miliyoni 5 bitwa Musinga. So nyibona ibyo nabonye ko nibindi byose bishobora kuba ari ibihimbano, simbizi. Gusa icyiza nishimira nuko nyine ubutabera bw'u Rwanda bwatanze umucyo bukagaragaza ko narenganye nyine ntacyo nigeze kwara. Yes, Dira, urakoze cyane. Urakoze namwe Ritse. Yes, mwabyumvise rero, uwo bamwita Ndagijimana Eric aka X Dira, wari ukurikiranyweho kwiba telefone ya Ben. Mu by'ukuri warakubwira ati iyiza kuba yaribwe n'imbaraga zashyizweho mu kuyishakisha ntabwo yari kubura, na cyane ko twese tubizi telefone ya iPhone kuyiba keretse uyikuye mu gihugu kimwe ukayijyana mu kindi, ariko kuyiba ukayigumisha mu gihugu nta kintu ikumarira, nta kintu na kimwe yakumarira. Ibyo ni ibintu tuzi. Rero Exdra arakubwira ati rwose ibaye yaribwe yari kuba yarabonetse, ariko kuko urukiko hari ukuntu rwabikemuye ibimenyetso bakabibura, bazanye abatangabuhamya b'ibihimbano n'ibiki, ngira ngo namwe muri bakuru mwabyiyumviye. Yavugaga ikinyarwanda, niko bimeze, niko byagenze. Ahubwo reka twigarukire kuri aka kantu. The Ben ni umuhanzi mukuru, mu by'ukuri ni umuhanzi mukuru muri uyu muzika wa hano mu Rwanda, si no mu Rwanda gusa, no mu karere amaze kuhagira izina rikomeye. Ese koko byari bikwiye ko bigenda gutya? Guhimbira umuntu ikosa, guhimbira umuntu icyaha kugira ngo ukomeze uvugwe? Kuko mu by'ukuri mu bigaragara, nimba uyu musore yaragizwe umwere, ni ikigaragaza ko byari agatwiko. Ubu konseri yakoze ntabwo byari bihagije, ko inkuru zavuyemo ntabwo zari zihagije ku buryo yumvaga ko agomba no kurenzaho n'ibindi bijyanye no gutwika kugira ngo akomeze avugwe, akomeze yandikwe mu bitangazamakuru. Kuko nimba mubyibuka neza, nyuma y'iki gitaramo cya Ben byafashe hafi andi mezi 2 inkuru za telefone zigarukwaho zigenda zigarukwaho. None ku muhanzi nka Ben udutwiko nk'utu twari dukwiye kwe? Agatwiko nk'aka kuri muhanzi nka Ben ndumva bidakwiye. Exdra nawe aravuga ati nabo umuntu w'umugabo azansaba imbabazi. Ese koko akwiye gusaba imbabazi? Ako nanone nasaba imbabazi
araba yikiranuye na Exdira amubwira ati sorry, namwihererana akamusaba imbabazi se ubwo nazaba yemeye icyaha ako n'ubundi ubwo bagishinjaga kitamuhama. Of course Ben na timu ye nibo bafite amakosa kuri ibi bintu, ahubwo ubwo ikibazo dusigaranye ni iki ngiki, iyi telefone koko yarabuze cyangwa namwe muri bakuru muze gushyiramo inyurabwenge mutubwire aho hasi muri comment, mwe muri kumva iyi telefone yarabuze cyangwa n'udutwiko tu, kuko ibi bintu bimaze gufata indi ntera mu bahanzi nyarwanda, si n'abahanzi gusa n'abastari bagiye batandukanye hano mu Rwanda, bakumva ko kugira ngo bagire inkuru cyangwa kugira ngo bavugwe bisaba ko babeshya, bisaba ko bahimba ibintu by'ibinyoma bitabaho. Kandi mu by'ukuri aba bantu muba muri guhimbira n'aba bantu muba muri kubeshya aribo bafana banyu ni bakuru bazi ubwenge. Umunsi ku munsi bizajya bigenda bigaragara ko ibintu muba murimo muba muri kubeshya, hanyuma babatakariza icyizere hahandi muzisanga batagihari kandi mu by'ukuri ari mwebwe biturutseho. So abahanzi n'abandi bastari mwakoze ibyo twabakundiye ko n'ubundi tutabakunze mutubeshya mugakomeza mukabaho nk'uko byari bisanzwe, ahubwo mugakora cyane product zanyu zikaba arizo ziba judging. So ngayo nguko mwabyumvise uko byagenze, katubwe ngo congratulation kuri Exdira, kandi wihangane ko barakubeshyeye ukajya ni mageragere, akuze umuntu kubeshyera ukajya mageragere mon frère bakakogosha abantu ukambarira myenda kandi ari ikinyoma, akabantu nta n'umutima bagira abantu. Ibaze ko wicaye hari ukabuze ko wabeshyeye umuntu byanyabyo, ukumva ngo ari mageragere, agejejwe mageragere kandi ubizi neza ko wabeshye. Ni hatari ntabwo byoroshye. Ngayo nguko yari inkuru igezweho kuri uyu munsi. Keep in touch.